ngo umuntu yakuvuze ngo yakoze ishyano yakosheje we umuntu utakuvuga se ninde niyonda Gasuku abantu bose waragiye ujya urandagaza uratuka ukuriki bizi ni wigeze wiga ngo urangize sinzi niba ari ikibazo cyawe cyo kugira ubwenge buke mu ishuri sinzi niba mwarabuze ubushobozi ariko nzi neza ko mutigeze mubura ubushobozi ariko nagiye kubona mbona ibintu by'urusate rwasadukiye hagati y'amaguru ngiye kubona mbona harimo uruntu rusa pinki rumeze nk'inyama y'igitabazi arimo ararukubita gutya kubita afungura afunga nanone ayiweta neva bari aho ngaho arimo arababeshesha ibintu ngo byitwaga ibiryo avunja amafaranga mu biryo agashira kanya kugira ngo wese nkoze mwana wowe nkunzi Imana Joseph gashira kanya ko wajye uvuga ibya nyoko mwana yuza Banyarwandakazi nshuti z'u Rwanda baturanye beza b'u Rwanda nkoze iyi video mu rwego rwo kugira ngo nihere Gasuku ubutumwa ngo burero ubu biracitse gatikaye yavuze ko we batavuga surinde sinzi niba nabyita mana cyangwa ibiki ugiye hari uratutse ugiye kuri Scovie uratutse ugiye kubayobozi uratutse ugiye ngaho kuri president w'u Burundi uratutse ugiye kuri baruna uratutse abastari batandukanye uratutse noneho Gasuku ngiye ikintu ndimo ngende no kugushinza ntabwo ari uko wenda wanze u Rwanda sometimes hari ni video ukora kenshi video ukora ugasanga ni nziza ariko biturutse na context ibintu uri kubitwaramo ariko Gasuku ikintu ngende mu ndakwiburirira muvandimwe ikintu ndi kukuburira bro hanze abana bakoresha smartphone bajya kuri internet nuhe murajye mwiza uri murasigira barumuna bawe cy'abana bawe wabyaye cyangwa usuzana byara rono ntawo bro sibyo influencinga content si ikintu kibi uya ahubwo uburyo uri kwitwaramo so icyo kikunaniye reka gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda muri content zirimo imvugo nyandagazi okay you need to correct something wrong in society I agree with you but which context do you use ubu rero mugiye urajugira utevuge wakitipwe nkabya biboro byose najyaga mbona ibyo njya mbona and so ikintu nshaka kumentioninga cyandi kubivugiraho n'abanyarwanda n'abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda burya n'abanyarwanda uko byumva iyaba wajyaga kubivuga ukabivuga ubishyize mu rundi rurimi ikidage igifaransa bindi bintu bitazumvwa n'abantu benshi bari muri region y'abanyarwanda bro ndabizi iki kiganiro baza kukireba ndabizi ko iki kiganiro uri buze kukireba yes bro ndakuburiye izina ry'Imana do aya magambo mabi nutayahagarika wabonye umunsi igihe Dumba yakoreye ikosa yagize atya araza asaba imbabazi abanyarwanda wabonye yago yagize atya aratandukira ariko aragaruka asaba imbabazi iki abanyarwanda Gasuku nirihe bumbumbyemo bro utumva kuri murahaminga our society please stop bro stop sinzi niba waranarezwe cyangwa se wararebewe mu kiraro cy'ingurube sinzi niba wararebewe mu kiraro cy'ingurube
ariko gufata umubyeyi ubyara umuntu utanazi, ntuzi niba ari muzima, ntuzi niba yarapfuye, nta kintu na kimwe umuziho, ukifata n'ubwenge bukeya wavanze mu mvugo zawe, mu biganiro byawe, mu kanwa kawe, ukazanamo umubyeyi w'umuntu, hari uba warengereye bro, uba warengereye cyane. Sawa Gasuku, nizere ko iki kiganiro uri bukibone, ndabizi urakibona. Gasuku, gabanya imvugo nyandagazi bro, si sawa. Kontenti zirahari nyinshi, ariko kontenti zo kuza gutukana no, ahantu warerewe ntabwo mazi. Nkuko ikintu njya mbona ugerageza, nuko nzi ko igihugu cyawe ugikunda, wanga n'abakivuga nabi ku buryo rwana ugatonga, ariko gukosora cyangwa gutanga igitekerezo ku by'abandi bantu, ku nsanganyamatsiko runaka muhuriyeho, nta gisobanuro kirimo cyo kuza gufata imvugo nyandagazi iremereye wivangemo, mu gihe uzi ko icyo kiganiro cyangwa se iyo video ukoze izaza ikarebwa n'abantu benshi cyane, imbaga yiciye abantu. Yes, so ndasoje Gasuku, mu byubahiro byawe, muvandimwe, munyarwanda, mwene wacu, ni byiza ko ugabanya ibiganiro n'imvugo nyandagazi, kuko ziroga sosiyete nyarwanda. Kandi ntekereza ari byo bitanga agaciro. Reka ndekere Gasuku bro, ndakuburiye. Abantu bafite nimero ya Gasuku, iki kiganiro mukimusharinge kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram, ariko iki kiganiro niba wumva hari ikintu gishobora gufasha n'undi muntu wese wabitekerezaga, gukoresha imvugo nka ziriya, gukora content imeze kuriya y'imvugo nyandagazi, irimo ubwambure bw'ababyeyi, irimo ubwambure bw'abantu muri rusange, I think ko na leta y'u Rwanda ikwiye kudufasha. Nshimira inzego za polisi na RIB n'ubugenzacyaha n'imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Turabakunda kandi turabashyigikiye. Ntimuri mwenyine, n'abaturage b'igihugu n'urubyiruko, mwumve ko turi kumwe muri urugamba rwo gutera imbere, muri urugamba rwo kubaka sosiyete nziza, ejo hazaza heza, n'igihugu cyiza kizira imyanda n'imyamvagari, igihugu gifite umuco n'ikinyabupfura n'indangagaciro. Turabashimiye cyane. Umuntu utarakora subscribe nakora subscribe,
hanyuma mushyireho share, mushyireho amakomenti, kuko komenti nizo zintera motivation. Komenti nizo ndabizi abantu murazisoma. Komenti yawe ugerageze ushyiremo komenti yawe itanga support. Abarundi benshi mwaransabye, ariko wakoze ikiganiro cy'abarundi batuka u Rwanda, harimo bashyizemo ati nubwo uri kuvuga ari kuvuga abarundi, atariko ukwiye no kuvuga kuri Gasuku, kubera ko Gasuku nawe si mwiza mu mvugo zigerageza kuvuga nabi Burundi. Barundi kazi, Banyarwandakazi, tugerageze kubaka sosiyete nziza ikwiriye, iryoshye, yubahana, ihana agaciro, yihesha agaciro, irimo ubupfu. So ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe kandi udahwema gukurikirana Gandi Sky OG. Ni inkunga ikomeye cyane, ndabashimiye aho uri hose.